nta munsi n'uyu n'umwe AI izaza gukora akazi wari gukora, ariko ikintu gishoboka cyo nuko umuntu uzi gukoresha AI uyu munsi azaza akore akazi wari gukora. Tubaye ikaze ku muyoboro mugari w'umutuzo voice record. Uyu munsi abantu benshi dukunze kwibaza ikintu ngo ese ni gute nabona amafaranga, ese niki nakora cyangwa se niki nakwiga kugira ngo mbone amafaranga. Amafaranga yabaye amafaranga yabaye ikibazo. Abantu benshi turimo turashaka amafaranga. Umuntu arimo arakora ibintu byiza kugira ngo abone amafaranga, umuntu arimo arahemuka muri kino gihe kugira ngo abone amafaranga. Mbega abantu bari gukora uburiganya bwose bushoboka kugira ngo babone amafaranga. Ariko yewe uyu munsi kuri kamera ntabwo nje kubigisha uburiganya, ntabwo nje kubigisha guhemuka kugira ngo mubone amafaranga, ahubwo nje kubaha ubumenyi bwatuma mubona iki? Amafaranga. Nje kubaha ubumenyi bwatuma mubona amafaranga. Ndakutsa gukanda subscribe, wowe utarakanda subscribe, kugira ngo dukomeze na kino kiganiro. Hanyuma kanda subscribe, ukande like, ukande share ndetse na comment. Hanyuma uze tubane muri uyu mwanya wo kurebera hamwe ikintu twakora kugira ngo tubone amafaranga muri uyu mwaka w'2026. Nk'urubyiruko kugira ngo twiteze imbere biradusaba gukura amaboko mu mifuka, biradusaba gutekereza cyane ikintu twakora cyaduteza imbere, birasaba kugira ngo dukore ibishoboka byose kugira ngo tubone amafaranga. Urubyiruko rw'u Rwanda muri uyu mwaka w'2026 ndagira ngo mbabwire iki kintu: work hard. Mukore cyane kugira ngo mubone icyo mwumva mukeneye kubona mu buzima bwanyu. Kandi ndabizi neza, from your work hard you will get something that is very important, that is very serious for your life. Ikintu nakubwira rero, tangira wige kwizigamira uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo niba wajyaga mu isoko ukagura inkweto 50,000, ukajya mu isoko ukagura inkweto 50,000, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi tangira wige kuntu noneho niba wari bujye mu isoko kugura inkweto 50,000, utangire noneho aho kugura inkweto 50,000 ugura inkweto 25,000, hanyuma utangire wige kusevinga 25,000. Hanyuma numara kuzuza 100,000 uzaze nkubwire umushinga dukora. Nzakubwira umushinga 100,000 wawe ukoresha nk'urubyiruko ruri mu Rwanda, hanyuma nawe ukiteza imbere. Gusa ikintu nakwibutsa ni kimwe, nuko wakirinda ikintu cyo gusuzugura akazi. Akazi kose ni akazi kose gatanga amafaranga, akazi kose kakubeshaho ukabaho neza, Imana ibaho umugisha. Wowe nugera ku 100,000, nimero yanjye iri muri bio, uzanyandikire kuri WhatsApp cyangwa se uzampamagare, hanyuma nzakubwire ikintu amafaranga uzayakoza. Uri umunyeshuri usoje segonderi, abanyeshuri bundi basoje segonderi usanga afite amashagaga menshi cyane, ngo ubu ngubu ngo ngiye gukorera amafaranga ngo ivumbi ritumuke. Papa wanjye icara wige, amafaranga ntayo uzabona pe. Amafaranga uko ubitekereza ntago ariko bimeze hanze aha. Hari ikintu bigusaba kugira ngo ayo mafaranga uri gutekereza mu mutwe, ya mafaranga bakwigishije muri cash flow, muri za entrepreneurship, muri za money budgeting, mu biki byose, muri aya masomo bakwigisha ukabona amafaranga urimo urandika ku rupapuro ukayabara mu mutwe ukumva amafaranga available. Ndagira ngo nkubwire ko muri society haze ntago ariko bimeze. Uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe ibintu bigera muri 2 ndetse n'uburyo ibyo bintu twabikoresha kugira ngo tubone amafaranga muri uyu mwaka w'2026. Ikintu cya mbere ndagira ngo mbibutse ko dukeneye kumenya ko kugira ngo ugire icyo wahageraho bihera kuri 0. Mu gihe utarumva yuko ubushobozi bwose buturuka kuri 0, ntabwo ibintu ndi buvuge hano turi bubyemerekanyeho.
ndabizi urandika muri commentaire uvuga uti wowe urabeshya ibintu wigira yerere, ariko ndagiye kubwire ko nutemera yuko ubushobozi bwose buva kuri zero. Ibintu ndibuvuge byose ntacyo biri bugufashe, nta nicyo biri bukungure, ariko numara kwemera yuko ubushobozi bwose buva kuri zero, ibintu ngiye kukubwirira aha ngaha biri bukugirire umumaro, kandi biraba ari ibintu byiza cyane kuri wowe. Ikintu cya mbere ukwiriye kumenya, ukwiriye kwiga gukoresha icyo bita artificial intelligence, cyangwa se icyo bita AI mu magambo ahinnye. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo AI ngo iterambere riri kuza ngo ngo rizakura abantu ku isoko. Wapi. Nta munsi n'uyu n'umwe AI izaza gukora akazi wari gukora, ariko ikintu gishoboka cyo nuko umuntu uzi gukoresha AI uyu munsi azaza akore akazi wari gukora, kuko umuntu uzi gukoresha artificial intelligence ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi akazi wari gukora icyumweru cyose abasha kugakora mu minota 5. Umuntu uzi gukoresha artificial intelligence akazi ushobora kuba wakora mu cyumweru cyose, mu kwezi ashobora kugakora mu masaha 5 akaba arakarangije. Mu by'ukuri ntabwo ari AI izabikwatsa akazi, ahubwo nuko uzaba utazi gukoresha AI, abazi kuyikoresha bakagira gute, bakagutwara akazi. Ikintu cya kabiri, gukoresha imbuga nkoranyambaga, gukoresha ama YouTube, gukoresha ama Facebook, gukoresha ama Instagram, gukoresha ama Twitter, gukoresha ama LinkedIn. Izo mbuga nkoranyambaga nazo kuzikoresha nabyo biri mu bintu bizana amafaranga. Hanyuma tugiye kurebera hamwe ibyo bintu bibiri mbabwiye, gukoresha artificial intelligence ndetse no gukoresha social medias, ni gute byabyara amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko ndagira ngo nkwibutse yuko amafaranga, kugira ngo ugire icyo ugeraho, kugira ngo ugire uko ubona amafaranga, bisaba kugira ngo uhere kuri zero. Utaracyumva icyo kintu nta kintu wakuramo. Reka dutangire kuri artificial intelligence. Uyu munsi abantu bize ama website mu myaka yashize, website kugira ngo yige gukora website byamutwaraga hafi imyaka 3 yicaye muri physical class, yicaye mu ishuri bakamwigisha hafi imyaka 3 kugira ngo amenye gukoresha, kugira ngo amenye gukora website. Kandi website muri iki gihe tugezemo ni imbuga nkoranyambaga ziri gutanga amafaranga, ni imbuga nkoranyambaga zifite abantu, beka abantu muri kino kinyejana tugezemo ni abantu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, zikaboostinga ibintu bakora, zikababoostinga nabo ubwabo, mbega bakabona amafaranga mu buryo utabasha kwiyumvisha. Hanyuma AI rero ishobora kugufasha gukora website bitagombere ngo ujye kwiga ya misi ya myaka igera muri 3. Ugakora website with no code, ugakoresha ama blogs cyangwa se n'izindi platform zihari zashiriweho kuba zakora ama website, ariko ibyo ngibyo ukayifashwamo na AI. Hanyuma uramutse utazi gukoresha AI nabyo ushobora kuba wajya kuri YouTube ukareba ukuntu AI bazikoresha, ukabyiga mu gihe gitoya, warangiza nawe ukaza hanze aha ugatangira gukora ama website ukabona amafaranga. Twavuze ko none turi kuvuga ku kintu cyo kuba wakoresha imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga ntukajye kuri YouTube, ntukajye kuri TikTok ugiye kureba utuvideo dusetsa, kandi uri umuntu ukeneye amafaranga. Video zisetsa kuzireba nta kintu biri kwinjiriza, ariko birashoboka yuko ushobora kuvuga uti mbo noneho ngiye kujya kuri YouTube, kavuga uti ngiye kujya kuri YouTube ngiye gukoresha ikintu bita Photoshop, hanyuma nze ndakora ama poster, cyangwa se ngiye gukoresha Adobe Premiere Pro ngiye ndakora ama video nyashira nanjye kuri YouTube, kuri Instagram, kuri Facebook na TikTok na hehe. Ibyo ngibyo bishobora kugufasha kuba wakora ibintu bikaboostinga, bikagera ku rwego b'abantu bafite ama business yabo bakeneye kuyamamaza ngo agere hirya no hino, baza kugushaka hanyuma ukabamamariza. Ariko ibyo ngibyo bizaturuka ku kuba wamenye uko ukoresha nanone iryo koranabuhanga ryawe. Ukajya kuri tubuka uvuga uti mbo none ndumva nkeneye kwiga iki kintu,
reka ngende nkige, wenda ukazajya ufata amasaha 2 ku munsi, ukavuga uti amasaha 2 ku munsi birahagije kugira ngo nige ndagukoresha CapCut, hanyuma utangire ukore utu videos, utu lyrics udushira kuri TikTok no kuri Facebook, Instagram ndetse n'ahandi. Ibyo ngibyo bishobora kukuzamura mu gihe kimwe se cyangwa ikindi mu buryo utatekerezaga, bikaba byatuma ubona amafaranga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Wibutsa yuko birasaba kugira ngo mu byo ugerageza gukora uzirikane ikintu cyitwa kudacika intege, kuko ibi bintu byose nkubwiye ni ibintu byose bishoboka, ni ibintu mfite proof ko bishoboka, ariko umunsi uzabigera mugahura n'ibicantege ukemera gucika intege bizaba fail. Icya kabiri, ugomba gusettinga goals, ukavuga ngo ndumva nshaka kumenya iki kintu mu gihe iki n'iki, kandi ndumva nshaka kugikoresha muri ubu buryo, ariko kagikoresha mu buryo buri positive kugira ngo kikubyarire amafaranga nk'uko ubyifuza. Niba aya magambo nkubwiye hari ahantu nyine, niba wumva hari ikintu akwigishije, wibuke gukanda subscribe, wibuke gukanda share, wibuke gukanda like, hanyuma ndetse mutubwire no muri comment ikintu mwungutse, mutubwire no muri comment ese ibi bintu mwe mubibona mute muri iyi si y'uyu munsi. Nk'uko muri uyu mwaka 2026 biradusaba kugira ngo dukore cyane, biradusaba kugira ngo dukoreshe imbaraga zose, biradusaba kugira ngo dukore ibishoboka byose kugira ngo tugire ikintu twafata, kugira ngo tugire ikintu twaronka. Reka mbabwire ngo naha video y'ubutaha turebera hamwe ibindi bintu byinshi bitandukanye byubaka sosiyete nyarwanda, byubaka abanyarwanda muri rusange. Ciao.